Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Reka twese tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Iyo niyo ndamukanyo y'abana b'Imana. Umuntu nabahagarara imbere agatera haleluya, uzajya umwikiriza, hari icyo bisobanuye mu isi y'umwuka. Reka tuzamura ibiganza dusuhuzanye. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Sandrine na worship team, Imana ibahe umugisha. Amen. Mwankumbuje ibihe byiza. Hari abantu twagiriwe umugisha wo kuba mu cyumba cy'amasengesho, tukaririmba izi ndirimbo z'agakiza, tukubita akagoma n'amashyi. Haleluya. Mukaziririmba ukajya wumva Imana iriho irakuganiriza. Yesu nashimwe. Iyo twaziririmbaga tukuzura umwuka wera, abazaga bafite intimba mu mutima basohokaga umutima wera. Abazaga bafite intambara n'ibibazo mu mutima basohokaga umucyo wabarasiye, bafite ibyiringiro. Yesu nashimwe. Amen. Ngasaba abantu batajya baza mu masengesho, muzajye muza mu masengesho hano. Amen. Kubera iki? Kuko hano hanze isi nta mpuhwe igira. Kimwe mu bintu ikora ni ukudukamura no kutwibutsa ko tutari abantu b'agaciro. Nisi itwereka ko imbere hadashoboka. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryo rikatubwira ngo ibidashobokera umuntu ku Mana bigira bite? Birashoboka. Haleluya. Sandrine, Imana iguhe umugisha. Ikindi kintu nizemo no kuyu murimo udakorwa n'ubwenge n'ubuhanga, ukorwa no kwemera gusa. Yesu nashimwe. Iyo wemereye umwami aragukoresha. Haleluya. Amen. Nkuko bisanzwe izi ndirimbo zanyishe mu mutima kabisa. Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo nakuwe mu ishyamba, ngo ubundi mu murima wa data. Haleluya. Ankorera byose ngo kugira ngo mbashe kwera imbuto ashaka. Haleluya. Iyo turi mu rusengero dukorera Imana, tukareba background zacu, tukareba amateka yacu, tubona bitari bikwiriye, tukavuga ngo umwami ushimwe. Haleluya. Hari abantu batajya babasha gutekereza ku mateka yabo. Uzi kuvuka bakubwira ngo tekera agatabi. Iyo watekeraga agatabi byagusabaga gutumura kotse kambere ngo umenye ko itabi inkono yafashwe. Kuko iyo wamuhaga utatumuye agatumura akabura icyo atumuraho, agasanga ntiyafashwe, ako kanya wumvaga igiti kikuriho. Uzi gukura kakanyanga bitaga kapita mbere akakubwira ngo ngwino sha, ngo ngwino utsirika inzoka. Warangiza umwami akagukura muri iryo shyamba. Haleluya. Haleluya. Wabona bamwe inzoga ukajya wibaza ngo bariya bimeze biti, kandi barazi gusogongeje uruhinja. Umwami yadukuye mu ishyamba. Haleluya. Mwakundira tugashima uwo mwami. Haleluya. Reka mbabwire uburyo tugiye kumushima. Yesu ashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abera bajya bazamuka mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Ngo bakinjira mu ijuru bakicara iburyo bw'Imana data, bagafatanya na Kristo kuramya. Haleluya. Nimureke nitumuramirize hano Nyamirambo, imibiri tuyisige hano, tugende dukubita ibipfukamira imbere yayo, tuyibwire ngo turagushimiye ko wadukuye mu ishyamba. Haleluya. Haleluya. Mwatangiye kugenda?
haleluya. Tugende, humiriza amaso yawe, tugende turamye, twinjireyo. Haleluya. Haleluya. Nubwo twicaye i Nyamirambo mu buryo bw'umubiri mwami, ariko twinjiye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Tuzamutse imbere yawe mwami, tuje ahera hawe, tuje kugushima. Turaguhimbaza ko watugiriye neza papa. Turaguhimbaza yuko wamenye amazina yacu, umucyo ukatuvira tukamenya Kristo wabambwe, tukakira imbabazi zaturutse ku musaraba i Golgotha, ukatweza, ukadutunganya. Amazina yacu akaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo batugendana mu mitima yacu, kuko tuzi ko wadukunze. Mwana, tuje kugushimira imbabazi watugiriye, tuje kugushimira urukundo wadukunze. Abagabo turi hano, abagore baraha, abasore n'inkumi, mwami turazamutse, dukubise ibipfukamiro by'imitima yacu imbere yawe, turakuramije. Twifatanije n'abakerubi, twifatanije n'abaserafi, twifatanije n'ibizima bine, twifatanije n'ibihumbagiza by'abakristo bigukunda bizira uburyarya. Tuguhaye icyubahiro. Warakoze kudukunda, warakoze kudutoranya, warakoze kuduhamagara, warakoze kutugabira umurimo wawe. Warakoze mwana. Turagushima, tugukomeye amashyi, tuguhaye ikuzo, turakuramya mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana, ubwoko bwawe bwicaye hano kugira ngo buganirize. Yesu ajya gusubira mu gihugu cyo mu ijuru, yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha abasobanurira iby'urwo rugendo, ababwire ko aho ngiye kujya ngiye kubategurira. Mwami, tuguteze amatwi ngo uzuvugane natwe. Duheje ibitavuga Imana byose, duheje ibirwanya izina ry'Imana byose. Turaritse kubaho kw'Imana n'ubwiza bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Haleluya. Abo twari turi kumwe kuwa gatanu, muzi ko tuganira umutwe w'amagambo uvuga ngo gukorera Imana mu gihe cyawe. Byonyine tugiye kuri iyo teme, buri muntu wese agira igihe cye cyo gukorera Imana. Yesu nashimwe. Icyanditswe tugenderaho kiri muri Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Ongera ukidusomere Sandrine. Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Aya magambo ni Yesu wayavuze. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Buretse gato. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Haleluya. Nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Bivuze iki? Bivuze ko ugomba kumenya igihe cyo gukora ko cyageze, ugakora, kuko habaho igihe ushaka gukora ntibikunde. Yesu nashimwe. Habaho igihe ushaka gukora ntibikunde. Mu mwaka washize narwaje umuntu. Murwaza amaze igihe gito amenya agakiza, yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Kimwe rero mu isomo nakuyemo, atangiye kurwara, yararwaye kanseri, yarasengaga akabwira Imana, yabibwiraga n'abantu, akayibwira ngo Mana, ngo nunkura kuri iki gisasiro nzagukorera. Atangira kuvuga ngo ikimbabaje namenye Yesu ntinzi. Kubera iki? Kuko bwariho bumwirana, bwariho bwira kuri we. Wowe bushobora kukwirana abandi ari ku manywa, bushobora kukwirana abandi ari mu gitondo,
bushobora kukwirana izuba ku bandi rirashe. Niyo mpamvu tugomba kugendera muri iki cyanditswe muri aya magambo Yesu yavuze, tugakora mu gihe cyacu. Haleluya. Ibyago kuri we ntago yabonye umwanya, yaratashye. Mwene data, ibi bintu turiho tuvuga ntabwo ari ukugira ngo ubisige hano. Surtout les jeunes, abakiri bato, ukwiriye gukorera Imana mu gihe cyawe. Iyo udakora Imana ugira ikindi kintu ukorera. Nta muntu ubaho atagira Imana ramya, kirazira. Hari n'abantu bajya bibwira yuko badakorera Satani. Oya, Bibiliya iravuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Iyo ukeje abami babiri, hari umwe uhita wimuka akagenda. Dukwiriye gukorera Imana mu gihe cyacu. Twabonye ko rero habaho igihe dukorera Imana mu gihe kizwi no mu gihe kitazwi. Dukorera Imana mu gihe kimenyekana n'igihe kitamenyekana. Ntitwabibonye kuwa gatanu bari hano. Tubona yuko gukorera Imana mu gihe kitamenyekana akenshi Imana ibiri kwigisha, niho twigira. Yesu nashimwe. Haleluya. Tubona ko tugomba kumenya neza icyo ugomba gukorera Imana. Kugira ngo usobanukirwe icyo ugomba gukorera Imana, biva mu buryo yegera n'uburyo usabana nayo. Nari ndombabwira, hari abantu baza mu murimo w'Imana bakabona kuko Sandrine ariho aririmba bagafashwa, akavuga ngo nanjye nkwiriye kujya kuririmba. Oya, kuwa gatanu twavuze yuko iyo umaze gukizwa utangira ibihe byo gusenga, ubaza Imana umuhamagaro wawe kugira ngo ikuyobore aho ugomba guhagarara. Kuko iyo uhagaze aho Imana ishaka nibwo ubasha kubyara umusaruro. Sinzi nimba hari abibuka inyigisho nigeze kwigisha ifite umutwe w'amagambo ivuga ngo inzira unyuramo ujya gukora ubushake bw'Imana niho Imana yategekeye umugisha wawe. Haleluya. Ikindi, iyo tumaze gukizwa tugahamagarwa n'Imana, dukorera Imana muri ibyo bihe bibiri. Ikindi twarebye ngo umurimo w'Imana ni iki? Kuko abantu benshi ntabwo bazi umurimo w'Imana icyo ari cyo. Ariko twabonye ko definition yoroshye tubwira ko umurimo w'Imana ari ugukora ubushake bwayo. Yesu nashimwe. Ni ugukora ubushake bw'Imana kuri wowe. Kandi icyaho Imana ikigushakaho ntabwo ari cyo jyewe nshakaho. Yesu nashimwe. Kuko umuririmbyi yaririmbye ngo buri wese arahamagarwa. Niyo mpamvu mubona hano mu rusengero dukora imirimo y'Imana itandukanye. Ikindi, imirimo y'Imana ntabwo tuyikorera hano mu rusengero, no mu rugo aho turi dukora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe. No mu rugo aho turi dukora umurimo w'Imana, kandi ni naho hibanze tugomba kubanza. Yesu ashimwe. Amen. Uyu munsi rero turibaza ikindi kibazo tugisubize. Ni bande bagomba gukora umurimo w'Imana? Ni bande bagomba gukora umurimo w'Imana? Sandri, dusomere mu byakozwe n'intumwa ibice 10. Ni inkuru ndende, ntabwo turi buyirangize, ariko ndaza kubasaba ngo muyisome. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10, duhere ku murongo wa mbere. Marayika abonekera Koruneliyo.
hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutware w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati, Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, ni iki mwami? Aramusubiza ati, gusengwa kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kandi none tuma abantu i Yopa, utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda, ahamagara abagaragu be 2 n'umusirikare w'umunyadini wo mu bamukorera iteka. Amaze kubabwira ibyo byose abatuma i Yopa. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Ugarukire ku murongo wa 8. Komeza. Waharenze? Yego, komeza ugarukire ugeze kwa kangahe? Ngiye kuwa 10. Yego, ugarukire kwa 10. Arasonza ashaka kurya, bakibyitegura aba nk'urota. Yesu ashimwe. Nagira ngo iyi nkuru namwe muraza kuyisomera, iri mu byakozwe n'intumwa ibice 10. Yesu nashimwe. Tubonyemo umugabo bita Koruneliyo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari umunyedini ugira imirimo myiza. Haleluya. Amen. Mwibuke ikibazo tugiye gusubiza ni ikibazo kibaza ngo ese ni bande bagomba gukorera Imana? Yesu nashimwe. Uyu ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yari umunyedini ukora imirimo myiza. Umunsi umwe ngo marayika aramugenderera, aramubwira ngo, Koruneliyo, gusengwa kwawe kumviswe kandi imirimo yawe yagize agaciro. Ariko hamwe no gusenga cyane, hamwe no kugira imirimo myiza, hari ikintu ubura. Haleluya. Icyo kintu ubura, genda utumire Petero. Amen. Aze arakiguha. Maze gusoma kino cyanditswe nibajije ikibazo. Uyu mugabo ko yasengaga akagira imirimo myiza, kuki Imana yarinze kumubwira ngo atumire Petero? Amen. Ikintu rero tubona nuko umuntu ugomba gukora wa murimo twavuze ni umuntu wakijijwe akakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Haleluya. Bene data, ndabizi ko hari abantu baza hano baje bavuye mu yandi madini. Rimwe na rimwe twanababwira ngo babatizwe, akakubwira ngo jewe iyo ntabwo ari impamvu. Wanamubwira ngo birakwiriye ko waturuka kira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akakubwira ngo ibyo ntabwo ari ngombwa. Ariko reka nkubwirire ijambo. Koruneliyo, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yari umusenzi wemerwa n'Imana, yagiraga imirimo myiza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka wera cyangwa se marayika aramubwira ngo tumira Petero. Kubera iki? Koruneliyo ntabwo yari azi inkuru za Yesu, ntabwo yari azi ko Yesu yaje, ntabwo yari azi ko Yesu yabambwe agapfira abanyabyaha. Ijambo ry'Imana rirambwira, uje gusoma mu bice kuri iki gice cya 10:34, Petero ahageze ngo Koruneliyo amubwira uko byamugendekeye. Ngo Petero ateruye amagambo atangiye kuvuga, ngo aravuga ngo ndatangaye, ngo menye ko mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Iramwemera. Ariko imwemerera muri nde? Muri Kristo Yesu. Haleluya. Kimwe mu bintu Petero yaraje gukora, yaraje kubwira Koruneliyo inkuru za Yesu, kugira ngo Koruneliyo yakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Mubwire nimba uri hano utarakizwa ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibi bintu ntabwo ari byo twahimbye, ni ijambo ry'Imana.
haleluya. Nihagira n'undi wo mu muryango wawe ukubaza ngo kuki umbwira ibyo bintu, umva, nta rindi zina twahawe, nta rindi zina twahawe dukirizwamo, ni izina rya Yesu. Amen. Buriya ababyeyi muri hano murabizi, rimwe mu ibanga ryo kurera, iyo ubonye umwana wawe, kuko uko twareraga kera bitandukanye, uko mwareraga kera bitandukanye n'ubu mama bebe. Kera umwana yafataga umurongo udashaka, ugafata inkoni ukamutsibura, ukamubwira ngo nzongera kubona nzakwereka. Ubu rero ntabwo ariko bigenda. Umwana umuherekeza muri ya nzira ugenda ugarura, uranyumva? Nkanjye ufite abana b'aba teenagers, ubu ikintu nkora iyo yapanze gukora siporo, nanjye mpita mpanga siporo, tukajya mu muhanda tukirukanka tuganira tuvuga ibiki, akambwira ibyo kuri YouTube, akambwira ibya TikTok, tugenda tuganira, nkambwira ariko buriya mwana wanjye ibi nibi ngenda ngarura buhoro nkazarinda mugeza ku murongo shaka. Niko n'Imana imeze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta rindi zina twahawe, ariko umuntu agafata ishapure, ndakuramutsa Mariya wuzuye inema uhorana na Mungu iteka ryose, ndakuramutsa Mariya uhorana. Noneho wowe ukaza, reka nkubwire, uriya muntu n'umwana w'Imana. Imana iramwemera kandi iramwubaha mu bujiji bwe, mu buswa bwe. Turabyumvikana. Ariko twebwe dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo Koroneliyo yagiraga imirimo myiza. Amen. Iyi ni Bibiliya, niyo wasoma muri Bibiliya ntagatifu nibyo usangamo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Koroneliyo yagiraga imirimo myiza kandi akaba umunyamasengesho. Ariko marayika aramugenderera, aramubwira ngo tumaho Petero aza kubwira inkuru za Yesu, kuko ari we tuboneramo agakiza. Haleluya. Umwanditsi wa Bibiliya yaranditse aravuga ngo muri Kristo Yesu ngo niho twaherewemo imirimo yose tugomba gukora, n'imigisha yacu niwe irimo. Amen. Impamvu mbabwiye ibyo bintu ni iyi: ntabwo ugenda mu rugo ngo bitsindagire muri mukecuru, ntabwo bizavamo. Ariko icyo uzakora, fata umwanya ujye umusomera Bibiliya. Yesu nashimwe. Fata umwanya ujye umusomera, mujya musomera Bibiliya ababyeyi banyu. Amen. Natangiye groupe de prière muri famille. Urumva bamwe n'abarokore abandi n'abakatolike, tukagerageza tukaririmba indirimbo zimwe za kirokore, tukaririmba n'izindi za katolika. Ariko nza kureba mbona abantu ntibazamenya ukuri. Tutangira Bible study, tugasoma umurongo, buri wese akawukoraho comment. Nibwo ibintu byatangiye guhinduka. Ndababwira ngo iki gitabo mufite ntabwo ari cyo kumva urwaye umutwe ngo ukisegure, ntabwo ari cyo kumva ibintu byishaganya mu babati ngo uvuge ngo mu izina Mana ndinda ngo uhita wisegura Bibiliya yawe. Oya, Bibiliya tuyikura mu nyuguti mu mpapuro tukayibika mu mitima yacu. Haleluya. Dawidi niwe yabyanditse, aravuga ngo nabikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntazagira gute, ntazagucumuraho. Yesu nashimwe. Dutangira Bible study, dutangira kujya tuganira Bibiliya. Noneho batangira kujya bamenya bayisesengura. Ndababwira nti rero iri jambo niryo twahawe, niryo tugomba gusengeramo, niryo tugomba. None akantu kambayeho buriya muzarebe nuko abarokore gusa tujya tubabaza ifu tukababanebwe. Ariko uzumve hari abantu bagasenga ishapure bakavuga ntuze, ariko yajya gusoza agasenga isengesho ry'umwimerere rivuye he? Mujya mubyumva? Buriya rero nuko turabanebwe mu kubafasha muri Bibiliya, kuko bo ntabwo basoma Bibiliya, kereka iyo ashatse kwisoma ku giti cye, ariko idini ntabwo ribakangurira gusoma Bibiliya. Mwebwe rero mu ngo zanyu ababyeyi mugomba kubasomera Bibiliya, mukarema za Bible study, kandi nimwumbereke ko muri abahanga. Mwamara gusoma ijambo nk'iri mukavuga muti vuga icyo waryumviseho, nawe vuga icyo waryumviseho. Erega turiga ntabwo ndiho mbwiriza. Turabyumvikana?
vuga icyo waryumviseho. Ntituro tuvuga gukorera Imana mu gihe cyacu. Wowe vuga icyo waryumviseho, nawe vuga icyo waryumviseho, nawe ukaza gukora comment. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Mbabaza ikibazo ko Petero uyu mugabo Koroneliyo yemewe kuki habayeho iyi tasika yo kumubwira ngo ahamagare Petero? Kubera iki? Muzajye mubyibaza ibyo bintu bene data. Nukuvuga ngo imirimo yose dukoreye hanze ya Yesu, haleluya, turaza gusoma mu byahishuwe. Reka tuhasome murebe. Sandri, dusomere mu byahishuwe ibice 12 umurongo wa 13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Haleluya. Muhumura ariko ntago mugiye gupfa, kuko iri jambo ubundi akesha abavuga butumwa barikoresha iyo bari kwirimbi. Ariko ubundi kugira ngo ube mu gakiza neza ugenda uri intumbi ku isi. Paulo niko yanditse aravuga ngo iyi si ndebye ibona mbambye, ngo kandi nanjye nayireba nkabona ibambye. Yesu nashimwe. Hano umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe arandika aravuga ngo subiramo Sandri. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndagira ngo mbibutse ko umunsi tuzakujyana Rusororo. Yesu shimwe. Urabona ngewe ngeze mu myaka yo hagati. Ngeze mu myaka yo hagati. Buriya iyo uko ugenda ukura, iyo umaze kurenza imyaka 50, urupfu utangira kurwumva neza, nibwo umuntu asobanukirwa ukuntu abantu basaza. Nagiye muri gym ngendana n'abasore basimbuka, ngasimbuka inshuro za zindi basimbuka bagasimbuka, ukajya kumva akantu gakubitiye ahangaha, ugahita wicara ugaca bugufi. Umusore agakora amaturu 10 agakora 6, ukavuga uti nagiye, byarangiye. Yesu shimwe. Noneho ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ye, baruhuka imiruho n'imihate yabo, ariko imirimo yabo igenda igize gute? Ibakurikiye. Dore impamvu tugomba gukorera Imana mu gihe cyacu, nuko mu gihe tuzaguherekeza Rusororo, abajene mufite ambition nini, mufite intego ngari, murashaka money, murashaka cash. Shaka cash ariko ushake n'imirimo. Yesu nashimwe. Shaka cash, ni byiza kugira cash, kuko tugomba gukorera Imana dufite cash. Ntabwo muri kino gihe tukibwirizwa nka bya bibwirizwa ba pastor babwirijwe kera bavuga ngo hahirwa abakene, bakaba bazi ko ari abakene mu mufuka. Oya, ni abakene ku mutima, bafite inzara n'inyota yo gushaka Imana. Kuko amafaranga nibyo pastor yatubwiraga, amafaranga dore ibyo tuyakoresha. Yesu nashimwe. Murumvise sonorizasiyo ukuntu iryoshye, bababwiye amafaranga yaguzwe mwagatangara. Tutayafite rero uyu murimo ntitwawukora. Ariko nimba turiho dushaka amafaranga, shaka n'imirimo. Kubera iki? Kuko ibyo amafaranga akora nta na kimwe kizaguherekeza. Kimwe mu bintu bizaguherekeza ni imirimo wakoreye muri Kristo Yesu. Ako kantu murakumvise ngo, ye, baruhuka imiriho n'imihate yabo, ariko imirimo yabo igenda igize gute? Ibaherekeje. Kimwe mu bintu tuzajyana kumurikira Imana ni imirimo twakoze.
ariko ntabwo ari imirimo twakoze kugira ngo badushime, ntabwo ari imirimo twakoze kugira ngo twemeze abantu, ni imirimo twakoze muri Kristo Yesu. Kandi iyo mirimo ikintu kigomba kudusunika ni kimwe, ni urukundo dukunda Yesu no kwizera tugendana. Yesu nashimwe. Aka kantu murakumvise? Amen. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Koroneliyo, Imana yamwibiye ibanga, iramubwira ngo Koroneliyo, uriho urakora neza, ndabona ufite ubushake, ndabona ukora imirimo myiza, ariko urakorera hanze y'ikibuga. Yesu nashimwe. Ndagira ngo umuntu uri hano utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe ntagenda atamwakiriye. Uwamaze kumwakira rero nawe, dore ikintu ugomba gukora, ugomba guhaguruka ugakora. Amen. Ugomba gusenga ukabaza Imana ngo Mana, muri kino gihe cyanjye jewe icyo ngomba gukora niki? Ngomba guhagarara he? Ngomba gukora iki? Bene data, uku kuntu mubona mwicaye, uku kuntu ujya ubona uza service ukaryoherwa ukumva urahembutse, hari abantu baba batambye ibitambo, hari abantu baba bakoze kugira ngo ubashe kugera muri kiriya kirere. Icyakubwira aba worship team ukuntu bavunika, bino bintu biravuna. Nimba hari ikintu kigora, ni amasaha ya repetition. Wasiba kandi barategetse ko uzaririmba zarepeta gatatu, wasiba rimwe, Sandrine nakakubwira ngo kana gatuti ntabwo kageraho. Biravuna bene data. Kandi baririmba tugafashwa, tukanezerwa, ukumva uraruhutse. Tugomba kwiga gukora. Haleluya. Ibyo dukorera muri Kristo Yesu ari byo bizagenda biduherekeje byonyine. Umukristo kuze yiga gukorera imirimo ye muri Kristo Yesu. Kandi aka kantu narakababwiye, iyo umaze gukura mu buryo bwo mu mwuka, wiga gukora wereka Imana, ntusigana. Yesu ashimwe. Reka jewe nzaje mbibwirira ibyanjye. Iyo mukimara gukizwa muri abajene, rimwe na rimwe, ariko abashumba n'abahanga baba babizi, rimwe na rimwe urakora ariko ugashaka n'agakomprima ka pasiteri. Urakora nyine ugakorera Imana, ugashaka ko na pasiteri avuga ngo Feri, uri umwana mwiza narabibonye, uri umukozi, uri umunyamasengesho mwiza rwose, Imana iguha umugisha. None iyo ako komprima rero katabonetse, rimwe na rimwe ugasubira inyuma ukagwa. Ariko ibintu nkora pasiteri ntabireba, ibintu nkora kuki atagira ikintu ajya bivugaho koko ngo nanshimire. Yesu nashimwe. Ariko icyo wakoze niyo pasiteri atakibona, Yesu aba yakibonye. Haleluya. Kandi bene iyo mirimo niyo izagenda igize gute? Iduherekeje. Haleluya. Ese uriho urakora iki? Amen. Uriho urakora iki? Tugomba gukorera Imana mu gihe cyacu. Uriho urakora iki? Uriho urakora iki mu itorero? Uriho urakora iki mu muryango wawe? Amen. Mbajije icyo kibazo, ni Imana ikubajije, urumva wayisubiza iki? Uriho urakora iki mu itorero? Uriho urakora iki mu muryango wawe? Uriho urakora iki mu bagukikije? Reka duhaguruke buri wese usubize icyo kibazo mu isengesho. Nimba ntacyo uriho ukora, ubwira Imana ngo Mana, mfasha mpaguruke ngira icyo nkora. Yesu nashimwe. Reka duhaguruke. Murahaguruka mu nta kabaraga. Yesu nashimwe. Amen. Ese hari ikintu uriho ukora? Hari ikintu uriho ukora mu itorero? Hari ikintu uriho ukora mu muryango wawe? Ndagira ngo aka kanya tujye imbere y'Imana, dusaba Imana imbaraga, tuyisaba ubwenge, iduhagurutse tugira icyo dukora. Mwami Imana yacu, Mana ikomeye, Mana yuzuye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba,
ijambo ryawe riratubwira ngo Yesu niwe cyitegererezo. Yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, kuko twabonye ko hari igihe bujya butwirana, twabonye ko hari igihe bujya bwira ntitubashe gukora. Ndakwinginze kugira ngo dusange, ndakwinginze kugira ngo tugenderere, utwereke aho tugomba guhagarara, uduha ubwenge, uduha imbaraga z'ibyo tugomba gukora, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Mana tugirire neza, mwana tugirire neza, mwuka wera w'Imana ngwino ubane natwe. Byashoboka ko hari umuntu waba uri hano atarakizwa ngo yakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Wazamura ikiganza tukagusengera aho uri, kugira ngo imirimo ukora uyikorere muri Yesu. Hari uhari utarakizwa ngo azamure ikiganza tumusengere? Hari uhari utarakira Kristo? Nta soni biteye, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana. Ubwo abandi bariho basenga ngo Imana ibayobore icyo bagomba gukora, basenga ngo Imana ibahe ubwenge bw'icyo bagomba gukora, wowe ugomba kubanza kwakira Kristo. Waba uri hano utarakira Yesu? Zamura ikiganza cyawe. Haleluya. Mwami Imana yacu turagushimye, Mwami Imana yacu turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe Mwami, turakuramya mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ntiwemere ko Satana turiganya Mwami, ntiwemere ko Satana twiba Mwami. Igihe waduhaye n'umugisha kuri twe, ijambo ryawe mu byahishuwe ryatubwiye ngo kimwe mu bizaduherekeza ni imirimo twakoreye muri Kristo Yesu. Mwami Imana, uhejesha amaso yacu y'umwuka, fungura amatwi yacu y'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo duhaguruke dukore, kandi dukore imirimo myiza mu izina rya Yesu. Turagushimye Jehova, turagushimye gitare gikomeye, turagushimye Mwami w'abami, tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.